ariko mana Nsabi iki gihe uracyahennye koko gitamutwe ako si binibiki uzi ko nawe usigaye warasaze pe Karam. It's neza. Gake. Kubera iki gake. Neza utaha nijoro. Gatana nasinzi. Yusa n'amazi y'umusarara. Nawakubana Karuna wo. Ndetse umeze ute? Imvura mutsunze nukunyisina. Ndagukunda kangahe kabiri. Nese neza. Uri kumbwira tanijoro nawe kazi kawe impamvu ziki bakazi kazi kawe kandi urabizi mbangorera iki famille shijya tuzatindare uri mu kazi ndabyumva pe uri gushaka cyangwa ujya ngo mvugishe waraka cyangwa ujya ngo useke sibyo ndaguseka nyine maze iminsi mbitekereza nta kuntu wazasaba ku kazi bakajya bakurekura kare doresha ariko menga uri bucuri wanyu ntarabimenye usigaye papa nibiki usigaye meze nka papa wawe mbona rindi muri Amerika mbona rindi mu Rwanda mbona rindi he unamenya gatina bimerereye ariko byawe gitotsi we ndaye rukuruti byo mu Buganda waje hariya makerere yewe we usigaye sinzira cyane bimeze bite kugira ngo rukwirire inyambambisi amashuri nagiye makerere rangiriza mbarara kurera interrogation kabare ambo ubushomeri bwo nabwigiye mu Rwanda pe hano wakubona kimwe bitari mu Rwanda iki cyo ko kigenda gikorana nka kirara mu gukimeza nk'ikiringi ubu kuko abantu bakinyambitse bazi ibyo ndi kugikoresha ra umuntu ngana nawe yirirwa ari mukoro ikintu gifite imbaraga nk'izawe ntago uvuga ngo ara kujya gushaka akazi nk'abandi basore ariko naje nari njyamye ndabyumva ndota umuntu ari kubaraguzwa ndavuga ati ubona uwo muntu uri makerere nyine harane ndi kurota nibereye wewe mama se yayo uri kubyukira ku kagera kakaguru ku kandi ntago wajya gushaka akazi ugakora koko ndasanga nyiri mu buriri atandi kwirotera ratangagira ngo n'umuntu uri kunyombera ndacajyamye buriye hasa umuntu ajyamye giraga akaguru ariko nsasi wandi kubwira buriyo ntabwo ari ubizi rubucura ni bucura bwawe umva nyine nashaka kugusaba uzasabe ku kazi kwa mbere bajye barakurekura kare nanjye mba ngukeneye soko gukeneye nakabisabye pe bakanabimpa ntabwo byakwanga ariko nyine mva nyine manze kubwiriza ku mpamvu z'akazi kuboneka ariko ari njye n'akazi igifite agaciro n'iki ni wowe ibyo surabiyewe nese niyo mfite agaciro gataha saa tanu wapi nyine narose wicaye ahantu ngwiki umuntu abwira ikintu ukuriye ubusate turi kurota ntabwo hazagamo ibintu none ikintu cyo kurota kizagamura ariko banza ndi kureba utaniye na sope banza ndi kureba buhindurize ndi kureba amacuri ariko rikamanze nkangukisha numva ko nakangutse neza mu mbese ukuntu bitangira nabyutse ntabwo njyana ntabwo navuga ngo reka ujya gushaka amazi uzane umuntu ateke ahubwo ni ukubyuka ariko uramfite kugira ndabyumva ariko utaha nijoro nasinzi genda sheri nawe ntitukaba turi kuganira ngo uhite uzanemo ibintu byo kuririmba ndagahura nicara nkakubona iruhande rwanjye nabo barase uraza nijoro mu gitondo saa 12 zivuga wagiye uyu munsi naguhaye umunsi umwe hafi mu mwaka zubwo umunsi umwe wamara iki koko ubwo naha nijoro ese njye ubona ntari umuntu koko yego ubwo naha nijoro ubona nta nijoro nyine nyerewe cyane
none iyo uje bigenda bite tumbwira ngo urananiwe ugahita uryama koko nibyo nese nyibona ntagukeneye ndabyumva njye si ndi umuntu se yego umuntu ariko reka nkubwire mbese sibyo ntabwo ari kugira nyine nkubeshe ngo ngusikaminge kumva kubw'urukundo ngukunda njye numva nazagutuza muri paradizo apana iyibona kumva paradizo ya mbere urayizi niyo mu buriri reka nkubwire nta kibazo kumva ikindi abana banjye bakazigana heza nimba cyo kujya nyine ubeho mu buzima uvuga ngo mufite umugabo ariko kuja gusabiriza cyangwa se n'igisambo ibyo ndabyumva shere banze unyumve wowe banze ukemura ikibazo cya hano sinzi ukuntu urabigenza ubanza usaba iki uruhushya basi saa 12 uzajya ubataye byanarutuka kareka kazi none zanyiki ako chambe kwa bashiri eko bagwaye heme madari nawe Ndi kimadara nawe nukuza abaye kuza gusa umuhungu araturuka hana hari se naturuke hariya emwe abaye iki wanje koko ndi kubona Nsabi yabaye umusitari Diamond kazi none nerese navuye iwacu nje hano kwicara ngo njye yamene iwacu nararyamaga buriya kiri umukobwa wumvaga umugabo muzasangana ese nizenzo zo bagufite kuko umugabo muzasangana wumvaga ari umugabo wa wundi uri gutunda amabuye cyangwa se wiriwe mu rugo ategereje umugore akaza gahaho karya uyu mugabo nasabye Imana yaramumpaye ariko imumpa igice yamumpaye igice ndi igice okay nta kibazo nimba buriya iyo udashoboye kuzuza inshingano z'umugabo mu rugo ariko ndagerageza uko nshobora kuko iwacu nararyaga naryamaga ahantu heza naratemberaga ahantu heza nta kintu na kimwe ntabonaga ariko byose narabisize ndaza ndagusanga ingingo nyamukuru yanzanye ni ukugira ute kora inshingano zawe twanuza twasangiye munyaza nkende oyagera ucagero cyakomoga aya byumbarira ariko mwakuzajya umwe aturuka hano ndaturuke hano buri wese ariko uzayivugira ibyo nk'iki nk'uru rugo rwawe rwavuga ngo rubyuke rujya kuvoma nirubyuke rujya gushaka akazi basi rugira icyo rwimarira nukubyuka rugeretse akaguru ku kandi abyuza isaa 6 yageze akaguru ku kandi isaa 6 yageze cyanya byase usayaro wo kubyukira ngaho umuntu ngana nawe ubwo nagize mu nduza saa 6 ego none si harya nabwibuza nako gacyo kamba ibyo bintu bitekerezeho ubwo mbikubwiye nyine byarenze ubwonko bwanjye nawe bitekerezeho cyangwa uzareba umugabo mugenzi wawe ubimubazeho umugisha inama uzumva inama zaguha ndakumva ugira akantu ariko mbabarira nyine tukuvuga ngo ugomba bwibuze nsabye nkajya ndahakara ese hari ikibazo bwibuze ngatahakara ariko nyine mbana kuba nubwo saa 12 cyangwa saa 9 niyo saa yakore waba uba wageza byanshimisha kurusha bwibuze saa 2 ukajya urihangana ibitotsi byawe nyine ukabimira ukihangana nta kibazo urabyemeye ubwo twemeranyijwe ko guhera uyu munsi ariko mbwira useka nutambira useka nawe saa 2 uzajya uba watashye yego ndabyemeye nese mwe icyayi rega nawe uri icyayi kandi urakiruta mbega wowe niyo mpamvu ngukunda ubwo nibyo rero bya hato na hato buriya wabuze ikintu kigiye kubera ahangaha ku isetero none se niba unarwaye wajya kwa muganga basi abanyamaremare nawe none si wakorera kubwira wabuze ibintu bigiye kuba ahangaha ukuntu bimeze wagegera wowe urifata ukaza uri kubibitana ibicuma hariya nta kintu washyizemo karihe icara hano nkubwire pa icara hano wagegera agacuma kanze kagiye icara hano gira vuba ako nawe icara sharika kubura nk'ingwiza rukujyande birabigore muri nawe reka kubura kundi ibyo bizo buretse gukondora aho ngaho cyangwa ndisubiza aho umujinya mwinshi cyane kankamanze nkarabona amaso ko nako nenda amaso gusa turirwa na munsi
ndi ujye ku kazi ndasigira ubusa turasohokana nta kibazo mu nta kanya kibazo cyatujyane muri dushe ndijya mu kanya ngiye amazi garacyakonje twanze kumpa keya nimugoroba wanyitaho nimugoroba ntari sawa ntaribi mbe ngo bo mwicendaje mukanya kamanze nkana n'amaso ndaje uhita ugaruka sawa be I love you mwitu Akamadiridi wari wakabonye kikagagera nkayoberwa impamvu ameze gutya imisatsi carazizinze amabinga kiragakanura ko twarabyaye ni ugupfusha umuntu ahagaritse pe ariko ubukoko mani ntari gutyo wani siko ya ntabwo ari gutyo aka kadanse safi kari kunjabuka reba ukuntu bagakora rimwe kabiri gatatu kane twagiye runaka shoni ngaho kubita nyine wowe ndakwigisha kandi utagira rero ibyuma tw'imyotsi umuntu aba yataye mani imyotsi wana muri iyi minsi tube nyine gake ongera unconesheho ndebe we Chris Brown wamubonye twagiye aya mwana reba noneho wana ariko akana ko nakubwenge kumanuka se nakubwenge wanaye yo gengo yo ewana ko mbona mu mutima irongo nka guco dore ukuntu udupfa batugira none uranyishe wanaye wana gengo akamenshi sikareza kadushiranye nta kantu wabitse se reba imirongo oya reba gutya murebe gisigaye kirahora kiri kuzunguza uruzeri mu bagore ubwo ruzeri nimba unaniwe kurukontorora ariko nsa wazaza nkakujana wenda kwa Claudine bakagusengera wenda kuba yagushira imbere ya Nyagasani yego reka nemere bampaga ibiryo none ibi ari ukuntu ingagi n'inkende bihuraga bigahita byibyarira igitera rukumva kandi ikindi cyane urabizi urusoresore rw'iyi minsi birasabaga cyane kugira ngo umuntu ngabe atyabyamutse asirimutse kandi papa rero ndagira ngo mbamenyeshe ikintu gito kiranga ntago ngiye kuzaga mu rugo rwanjye gapapaza amabuno kamapaza mubunye kuteke naho papaza ngamuno kunzoga umva nkubwire rero aho kugira ngo nzagwe mu rugo rwanyu zarugwengereremo nitwe ngo umuntu umusore ufite ibinenge bizima n'inzara nzima n'amaboko mazima kandi gakomeye neza kandi cyane vuga n'uruzeri ruzima ntabwo bwimukiye mu ruzeri ntabwo rwabira ruzima muri uru rugo ubundi nawe ndabizi rwaragwengeye mama horaga ari gutabaza nijoro ati nta muntu afite utarimo genda abayakantazi singaho dute mutuntu muze nashiriwe ntuzi munye mubona mu minsi utuntu ndi kudukura adutemo natwe rata hakundi none niyo mpamvu sha natwe nukuzaga tujya kubikubura tugasoma natwe twigendera ubwo nyine nta kundi ubwo we yabonye ubwo abana dutema akantu wawe oya ubwo mukanya ngo ari gukora kuri korangaha ubwo uzatubwira ejo tuzavugana mani nshaka kubaya wana aya mwana nshaka kubaya ese kagushira misiragaranye sigaranya akamenshi gusa se dutemo nakifege andi uriya mugore arayagira uriya mugore ahubwo namufatishije wabintu uriya ntayo muri iki gihe ndi kumva ari kumugabanya natwe twihuze nta kibazo ariko ndi kubyigaho sinzi ko nzasubirayo mani umugabo wagufashe yanakwitana ujya uri menge sha baraba Babiloni nta mikino asa mani no gupfubura mwana nk'umuntu w'umusore wana simpari nk'umubebe ndahari nk'umubebe mwana nubwo ari mbona kuzemwa urukona tuba twashiriwe muri nabigenza tuzajya kwibura reka twigenda ariko mani twabireka uzi ko nanjye cyakidamu cyo hirya cyo ntawe ujyagayo kumbi aba bari mu duceri ibintu bijya gupfubura ari bibiri njyewe twirwana ntabwo nzongera kubigisha kugira ngo ni ikarita araranye nayo ikintu kiriho rero
papa rero kugira ngo mbanganza ngo ngira nga mumbyaruke muzana agapapuro twandike ndetse njye kushakira akazi ko mu rugo ho nzabona no mpombanye naba muzima hehe gute naba muzima gute urugo namwe naba muzima gute naba mutarabereye bazima ndagabanya nawe ngabanya amaremba naba muzima gute nagiye mu murwanya twose muturorore mututa namwe yetu nta kintu akwase nsakoko ariko ajina ukonze kuki kuko ubwanjye buzima ndababwiye ngo murabyarutse ntabwo nyiri uwanyu ntabwo nyiri umwana wawe ntabwo nyiri umwana wawe wongegeraho ntabwo nyiri umwana wawe ubu ndagiye busigarana amahoro n'umutekano wumva unyuze ni ikidemoro ni umwuko n'umukoropesho ngo ujanye umukoropesho ndagujanye ariko nzaba mu nzu y'ibyondo nzakorope ariko genda ukagenda ubashywa usira firiti najyago kwa runaka iriya firiti zarore magengo deba mbana bataye idini nkaza hano muri iby'idini umva cyane mu magengo twe ntitwasengaga wana ibyo siniba ikibazo ariko ababyeyi barasenga ngasubira ku idini wawe cyangwere mwana nukwitera ko nsigenda nsigenda n'intuza bikagira mani ujya ugiye gusoma akintu nibyo nibi ariko nsigaye numva ari neza ariko kari akantu rero uyu mwuga w'ubufuzi umwuga twihaye ntabwo bizatuva amahoro ngo musige mukora iki oya ntabivuze oya mumbwire oya mugaruke mukore iki oya ahubwo tubyine oya tubyine iki tugaruke wangegera we uhiritse papa wahumbye kuba wamuritse ntabwo uzi ko yambyaye mama yambu wama papa wabaraguhirika gutyo ukemera kuba guhirika ako sensa ariko papa rero reka tuganire akantu keza kandi kubyara nabi eguka kubyara nabi pe kuzana umugore mu ariko n'igihuru kubyara nabi fasha nkwereke ngo gahicara kubyara nabi umva ikintu kiriho rero ubu urahangaye uramfata uranshingura ndi muzima ariko nsa ambo ako nsabyara yagize ngo murakoze cyane hari ibirenze nimugoroba uradushonesha oya mwana mwinshonesha mwana mundabura dutangiye gukomeza oya sindabadetse mumbwire mwana nyine mwarimu wanyu akamenshi hubwo kari oya muri kunyiba kane nushaka uzanyice nge ntabwo nakureka ngo ugenda gutyo gusa murabeho ndagiye hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe sinzara y'iyi minsi ijana hari imana isubyo ariko ntabwo byakogizeho imana ibizu bye bibintu bimeze nk'ibibati kuko nase ubu bariyora ariko sanze mana yanjye bariyo ewewe ntabwo neza nabagora bose nabyitwaje ni ibikombe bibiri abo ntagenda ubuzana mu mubiri kudansa ngo ndi kumva ngo wowe uri kujya kwa mugore w'umusirikare umusirikare se kandi yajyayo ngo pe ariko uyu mujyama najyayo ariko amafaranga yarabuze wizi ariko mwana reka ndeke irangeso ni muri genge muri genge turi gengo nawe urabizi neza aba ari kuhumurirwa nta nukirwa ubona n'umuntu urangirije hano nagira ngo ni agafiriti gahiye kahiye si shaka bravo wagira ntabwo aribera intebe si yabashitse bagabazanye ariko abana bimenye agatebe bagataka bakazana hanze kugira umuntu nazaza atanakicaraho ntazatana si gusa bagabayirambitse raburi gasirimu bagabayirambitse neza cyane pe kuburyo umuntu ayicaraho akanegamira wewe none hari ukuntu bakinguraga basanga urikoreye muraho yemwe Nsabi mwakingura mukamakazi muri kubona ko mu rugo mveyo nahukanye mvuze ko nta kintu kizatsubirayo kizatsubiza iriya hirya none ubu muri kugira ngo izina rya Yesu wewe wicaye ku rugi rwanjye rinde kumene mabuja iyi ntebe se uyikuyeho yariteretse mura kumene cyane nari nyirambitse ngo mbe nicayeho kubera ko iziwacu zibaga zicuramye guca wicaye cyangwa wayiryamishije ziri kureba guciza iwanyu nese twagira uri umusazi bimeze bite hape ntago ndi umusazi n'inzara urukwiye urukwiye wewe ura bani wowe uri kutwicira wani
ntabwo ari gutyo ni nka gute se si wahana wazajya wakaronye reba shabi ibintu mwanzanyemo kandi shaho mwebwe reka kubadage wa reba ndego cyane ariko mwamaka uziko nahuye n'abasazi simbimenye bitondokoye nanjye nanabimenye nagize ngo ndikwanika nameshe wapi ku ntebe nari nicayeho ubundi si uwaguha akazi yashingira ku sha naje nanagufurira neza kandi cyane ni patara nayifura iyi ntebe ngero uyitere neza ongera ngitere neza nagwamenda gw'imbere naje ndabifura neza kandi cyane yitere neza iyi ntebe ariko ukuntu twazanamikaga ari nyinshi none nta bwenge pe nusi nuko witwa nde witwa nde witwa Dr. Nsabi ku igara ariko w'inzara wakakaye wahombanye kera kandi cyane ariko mu mutwe buramuka ko nawe wabomoka wabomoka urema inkweto witwa nde uragenzwa n'iki urema rumwe ibiri ambara inkweto umbwira ikikugenda none aha cyangwa mu kanya utuje ntuje nje nyine cyangwa turi kumwe dutuzanye basi kwenyine si cyangwa nduraza oya turi kwenyine nicone simpagarare hagarara umbwira ikikugenza akaguru kamwe amaguru gombi amaguru yombi amayiga data we amaguru gombi kumwe kuko wagwengeye kuno kwino ngino uko karagwengeye ariko komeza wayobye ikomereza aho nayobye mabuja mbwira ikikugenza rero dugushaka akazi ko mu rugo akora nk'akahe wakora nk'akahe akazi kose nagakora nta nakubesha akazi kingenzi nakera ubundi akazi ka mbere nshobora cyane niyumvagamo kujya navuye no mu rugo papa ari kuvuga ngo sha ntabwo wavangiwe mu mutwe mba nkubwira akazi uri muzima ijana ku ijana usumbajije akazi nshoboye reka nkakubwira rero ndakubwira utuzi nka dutanu akazi nshoboraga rwose yewe data we akazi nshoboraga ku buryo nawe mbese vuga ute hagarara hamwe umbwire ikikugenza none se tuje turi babiri ko ndi kureba undi muntu iraruguru uretse ashaka ko dusa ariko uri umusazi tuje turi kureba none se nje hano nawe tuza kwaka akazi hano umva wa musazi rero wangegera utazamenyera ariko wahungu uri muzima nitwe twari dusa yewe urasara akazi nshobora rero nave no mu rugo mama ari kumbwira ngo oya humura na papa arabizi ikintu bita kurya rero ngo utsetse ikirero yewe data wireze utari we ariko sikuri kumenyera ikintu bita akazi none sasa kurya none udare mu rugo ari ukuntu batega ikintu bita ibishayote narabipekenyaga nkabibiringo nangagata nabikata guca umurana nagari imbunda sikuri bunyicire mu rwanda aho rero kujya akazi ko mu rugo uri umugabo uri umusore nanabomoraga abantu banze kubomoka nabo ndababomoraga onzi ko babomora inzuzi ejo tuzagusha ariko mutagura n'ibyango bizima sibyo ko nje batanga ibyango aka kantu katuma cyango kigira ukitsa agazi kingingirira iyo umuntu amaze guhaga ifiriti rero iwacu ntiriraga ikijumba nkirira umwumbati nkirira iteke nkirira uruhungure ubwo narangizaga kubirya umutwe mu ruzitiro tayari rwagezemo none kwa mabuja nasanze bamaze guhaga ifiriti akaguru bakagerekaga ku kandi bamara guhaga umureti akandi ukazamuka akandi bakagashira ku kandi barangiza guhaga agapira noneho cyangwa se bwa bunyama bukataguye bukinda maze kutumenya utuntu tw'udusirimu papa icondi ico nzagira azaba yaranyebewe ariko ninangagije akantu gato cyane papa mucaro ndabizi nza nari kumuhanya nari kumumbanya mama we n'inzara yamugwengereza ariko papa twararuhanye twarasangiye kabisa nagahiye kuko namenyanye nawe mama atari yazana mama gutese kandi namenyanye na papa mama atari yazana mama ariko namenyanye nawe mama atari yazana mama ane mwana mujye muragabanya mwana ubwo si ugiye ngo tuba twakumviye kigendere gengo kigendere si ugiye siko wamujya mendikorera ibya yakoreye tugukorera bimeze nari sawa da namenyanye na papa mama atari yazana papa atari yazana mama namenyanye na mama atari papa atari oya ariko naho ngaho bifatiye papa niwe twamenyanye mbere uri mama mbona umeze kuriya yambyara ariko papa nanone iyi firiti ntarayimenya gute zikaragira ngo ni impungura ari kurya ariko nukuri namuhamagara
umva nimba nubwo twashwanye bubwa ariko ntago napfa kumukimbiza 100%. Gushaka ukuntu namuhamagara ariko nasanze nigegera y'umukobwa ngo ni umukozi nta nubwo ibiri koma n'imironko zo kumbwira ngo bimeze bite biri kugenda guca akaguroko kandi intambara zitabayeho wavuga iki wamyo wowe mubike kumira mwa amakuru kumira cyane maze neza ndakibaza shayi ibibazo byavaye ifiriti maze kugera mu mihogo mwa gusa nkugira umunwa mbese ibondo ryaba ibondo na ariko ikintu nangiraga abantu rero n'ikigege uruwahana aho gucanga naho kurega ndange ndi umukozi wa hano nawe uri umukozi yego we kumeze nk'umuhutu nose abana mu maka mu gisirimu none si wowe kwazanye n'ibikombe uzabimazike ibikombe narabyitwaje kuko nanze kubagura oya hano dufite ibikombe byiza nose uzirika hano oya ibyanyu byo none uzi ko wagira ngo uri umusazi ibyanyu byo ko ntabinyweshaga none si ibi bintu wabihambura ni nana byibagiwe mu bagira mabuzi ko wagira ngo hatu turaterekera wari uzi n'ikindi mabusha ndago yemeraga abantu bagira umuntu ariko mabushaje muri twaraganiye arambwira ngo abantu bagiraga umunwa arabemeraga ngo ariko ngo ntago ari cyane ndaga bakunda habe nagato nakanura kambekera ngo nta nubwo nge ushobora kwitera kuri ifite nyinshi wewe wagira ngo nageze hano ahuko ndakuzirika ndakuzitura humura nawe ujura ryo hagu oya ndakibazo na papa ndamuzana ku buryo nawe birabi bote karagahuyo kareta ganagurikamo amatama akaba amatama dore garahombanye wagira ngo n'urukwavu rumaze imisi batarugaburira isandurumo none se ubwo abakozi batatu twaba turi hano turi gukora iki oya nuko jaraza agatera akabyizi ko kurya hano agahita ataha akubwira ko nabonye camahuje gifite amaribori patiro nkabona inambona n'igihe nagiriye hano patiro atagajyana nka saa yine z'ijoro patiro si ameze ni nk'ikiboga ari nkanje ari nkawe pe uramusumba cyane none si patiro afite amaso abiri nk'akabandi se amaso abiri afite ibyiza biturumbuye cyane ndetse reka nkubaze mbaye ntarafiringa agafiriti maze kwishyiramo ibifu byanje nawe utangiye kunzanamo ibyo guteka reka bimanze bigwe muna ndateka gute kandi mudakirimo ibindi mbese mabuja ntago ari burye mabuja uramutekera agakoma karimo amajane n'akunyu gakeya cyane arapfa ko kamiraza yararatahaga neza nakereraga nayo ibifiriti ngahoze n'izo nkweto genda umihindurire utwo dukombe genda utunegereze utundambikire muri ka gasafuriya kanje nako naje nitwaje yaje ndatunywesha igihe nabonye akamukaro akantu k'amajane ukuntu oya hano tunywa icyayi endo nambindure ibikombe ntandika ino wabimaza pe ariko izi siripu nzani simbuka rero uzizana nagize ngo wazizana hewe wagira nakagegera na kano nako abaha yego mwiriwe yeme mukomeze ndeweho mwa naho wazimikira ukubyotera komera bicaye ku kazuba ni nzizanye ariko uringegera ubaga muzima warasaze kundu ziremeye nose izi bote ni iziki nzaniye hano dose si hano ndimo amasogesi ewe dote genda gutuma inkweto kandanira bote ariko ubwo ndaza ndizi izi ndizo zose irimo wakintu ko mozo nzi nazanye patro izi nta patro konzi ko patro konzi ko izi nkweto ntigeze nziza ntago ari za patro izi nkweto nzaniye ni izande oya ndizundi muntu wabaga hano ambara nta kibazo ariko habaga amagahuyu yewe we uzi ko ajya n'uruboti none se ubu wowe usute kigisepe uzi ko narangirije amakerere reba ndawe ukuntu usa ubundi uramenya kuzambara oya kugira ngo ibintu bifashe n'isogisi ufatire ku izuru ubundi wewe kumbe ibintu patro yo yambaraga ndi kumva ririmo agahuyu uri kuntu uri mu mese ndetse siko bakuzanye ni amasoko niririfatire ku izuru ambo kugira rero ngo zino nkweto zitaza kwandura cyane ambara amasogisi utazanduza nambara amasogisi ariko ni nabyo bivumbwiye mugani ko mugani kwambara ibintu nk'ibi ngibi ntushiremo ikintu bita amasogisi biranduraga cyane shaho noneho ibirenge byo mu cyaro byo noneho kubera guhinga cyane ndari natufite ubutaka wapi nta myaka ubonye hari ukuntu intuza usanga none ibirenge byo mu cyaro hoya uragambara mu ibirenge byo mu cyaro urajya nambere mu maboko
Ewe ariko akwete karambereye we. Ewe data we. Ehe. Kosha. Kosha. Ingegera siyo kandi niye. Rambaye inkweto z'abafande. Kosha. Kandi zari z'abafande ariko nubwo zari z'abafande ntabwo zari zanje. Ariko ugarutse inyuma gake cyane ugasanga zimeze nk'iza patoro. Kubirenge na zambise nabyo zahise zigukwamo neza kandi cyane. Wagira ngo zari zanje. Oya ikirenge se kintu oya ukuntu kuko aba ari ukuboko nese nashira urugwete mu kuboko aho ko kano ni kubona nambitse ariko cyatsa urugwete mu rwiza cyane ariko iyo umuntu yambaye gucyo ni mu rubira ari kurota ni igisambo none n'ibitotsi bisigaye biro kurura umuntu masaje yewe data we oya habe wikuramo wakaboko we nuko gurukurimo wewe ariko ndi gufiringa neza horo ewewe uzikomeze nkwibereye inemba neza neza nabari kugifiringa neza kandi cyane ariko akugumuko wangegera we urukuzi gukomanga kurugi urabizi neza ko ari rwa paturo cyangwa nta kintu nzi ahubwo se woroho nibyo bikote n'ukuntu umeze umuntu yaje gushaka kazahanda arushe kazakungufu za ntuza za hushu za we ukumva za mashigeri ukumva sha umuntu apanga kuza gushaka ahantu arushe bose narimo ariko nubwo atari yabo niho bose ntago wanze rukikandagizwa hanga ni nani wo kwinjira mu ndu tubatse kandi wo mugingo reba nyine nyimba iri kuziri kuzeseka hano urugo n'urwayo ugira ubwenge ingegera uziko yari sobuja